Muraho ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye tuguhaye ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi wiyumvemo ikaze, turagushimiye kuko aho tugeze niwe tubikesha. Aka kanya rero nifuje ko duteka umuceri urimo imboga. Aha rero turifashisha inkoko, iyi nkoko ni file, hanyuma rero iyi nkoko mu kuyitunganya maze kuyoza, igikurikiyeho ngiye kuyihanagura kugira ngo iveho amazi, ishireho amazi. Yego ntagashiraho burundu ariko arashiraho, aragabanukaho kugira ngo tubashe kuyikaranga ize kuza yumutse. Iyi nkoko rero turi buyiteke mu mboga tugiye guteka, turi buze guteka mu muceri. Ibi biryo biraza kuba biryoshye pe! Nkuko mumaze kubimenyera ntabwo mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe n'undi mushefu hano dutekana kabisa, niyo mpamvu iteka ryose bino biryo biza biryoshye. Aha rero maze guhanagura, nimara guhanagura iyi nkoko harahita hakurikiraho kuyikata. Mu kuyikata rero ukora uko ushoboye ugakata dutoya tumeze nk'udukibo ukuntu, ariko wanayikata mu buryo ushaka, ushobora no kuyikata kuri ukabireka kuriya, ariko njyewe kubera ko nyine tugiye guteka inkoko, umuceri urimo imboga, mbese umuceri wujuje intungamubiri, nifuje ko dukata dutoya kugira ngo bize gusa neza. Nitumara gukata duto cyane rero turete dukurikizaho kuyikaranga. Murabona uburyo ndi kuyikata, ukora uko ushoboye nyine ugakata dusayizi duto cyane. Aha ndi gukata hano, ku rundi ruhande umushefu nawe arimo agiye gukata nawe. Tuba turi guteka turi babiri, umwe iyo ari gukata undi aba ari kugaragura cyangwa se nawe tugakata twese, mbese urebye turafashanya pe! Amaze kumenya guteka nawe, ahubwo mu minsi iri imbere agiye kujya nawe atwigisha uko tubasha guteka amafunguro aryoshye. Aha rero mu gukata izi nkoko, ikintu wibandaho ni uko uzihereza uduforume dutoya kandi ugakata dutoya mu buryo bushoboka, kuko ukase binini ugashyiramo imboga, za mboga ziburizwamo, ariko iyo ukase dutoya ugashyiramo imboga bibona bimeze neza. Muratubona ukuntu zimeze, reba udusayizi ukuntu ari duto. Ahari wenda kamera iri kubizuminga ariko ni dutoya, reka mbereke, reba ukuntu kangana, ni duto cyane. Ukora uko ushoboye ugakata duto cyane, dore nawe ari kubereka ngo yakase dutoya. Yagiye atumanyagura. Hakurikiyeho rero gukaranga za nkoko, yari amaze gusukamo amavuta mbona ni make, nanjye mise nongeramo ayandi. Niyo mbabwira nyine ngo guteka turi babiri biraryoha. Ubu rero tugiye gukaranga izi nkoko. Mu kuzikaranga rero ikintu witondera ni uko ukomeza ugaragura kugira ngo bidafatana, kubera ukuntu nyine twazikasa ari dutoya, ziba zimeze nka viande hashe nyine, cyangwa se inyama ziseye nyine. Bisaba kuzikaranga ucishamo akamamiyo kugira ngo bidafatana, nyine ukabona bibaye binini cyane bitaye forume. Na viande hashe buriya mu kuzikaranga nazo bisaba gukomeza ukaranga kugira ngo ugaragura kugira ngo zitaza gufatana bikabyara ibibure binini. N'inkoko nuko rero murabona ukuntu zimaze kumera neza. Nkuko nabibabwiye murabona ko zifatanye. Aha rero icyo ukurikizaho, uko ubigenza, uhita ufata ikimamiyo nyine ukagenda uzicagagura nyine, tukaba twatubumbe twatundi wakataguye nyine tugatandukanya. Murabibona ukuntu ndi kubigenza, ugenda ubitandukanya. Aha rero nimara kubitandukanya zimaze gufata ibirungo, ubu ngiye guhita nshyiramo igitunguru. Tubanje igitunguru, ahangaha nakaze ibitunguru bibiri, nuko twari dutoya, ariko ari kinini wakata kimwe kirahagije. Igitunguru tumaze kugishyiramo rero, icyo tugiye gukurikizaho, maze kuvanga neza turapfundikira turindire kibanze gishya. Igitunguru rero murabona ko kiri kugenda gishya, murabona ko biri kugenda bisa neza, n'inyama murabona ko zafashe irange neza. Izi nkoko ziraza kuba ziryoshye pe, ziraryoha cyane mu muceri nyine, n'imboga biraryoha cyane. Aha rero mbonye kitarashya turapfundikira.
tayari aha kirahiye, hakurikijeho imboga. Aha rero izi mboga nakoresheje ni izo muri firiza, nanakangurira ku bantu babasha kubona imboga kuri make, cyane cyane mu gihe cya somari haboneka imboga za make cyane kandi ziri fureshi. Urazifata ukazitunganya neza, warangiza ukazibika muri firiza, zimaramo igihe kinini cyane. Mu mboga rero nakoresheje za mboga ziba zivangavanze, ariko kubera imboga nari mfite zo zitari zirimo utugori nadushyizemo nyuma, nitwo nahise nkurikizaho, ntabwo byari bivangavanze. Imboga mfite zivanze dore nizi, murabona ko harimo amashaza, brokoli na karoti, nta bigori birimo ndetse n'imiteja, nta bigori birimo. Niyo mpamvu utu tugori two rero nadusutsemo nyuma. Ibi byose ndabibutsa ko biba biri muri firiza, niyo ugiye kubigura urebera mu mafirigo ya firiza, niho biba biri. Nkurikijeho rero gushyiramo umunyu, nindangiza nkomeze mvange, kuko guteka umuceri cyangwa se guteka imboga zo kuvanga mu muceri bisaba ubanze ubiteke bishye, n'umuceri uwuteke ku ruhande ushye. Niko ubigenza kugira ngo bize kugendana neza. Aha rero murabibona ko imboga ziri kugenda ziba tayari, murabibona ukuntu zimeze, zirasa neza. Aha rero nkurikijeho tungurusumu, nashyizemo udutungurusumu tubiri, turakoresha tubiri twonyine turahagije, udutibe tubiri, ariko ufite tumwe dutoya cyane urumva wakoresha 3 cyangwa 4. Nimara gushyiramo tungurusumu rero murabyumva namwe, igikurikiraho ni kuvanga kugira ngo ibiryo byacu bize kuza bisa neza, tungurusumu iko iri ahantu hose, kuko murabona nta mazi arimo ngo wenda ngo arabivanga, hoya. Ahubwo wowe icyo ukora uravangavanga kugira ngo tungurusumu ibashe kugera ahantu hose itageze. Ndahita nkurikizaho tumerike, cya kirungo nkunda cyane. Tumerike rero ushyiramo gake cyane, ntabwo ushyiramo nyinshi, gake cyane karahagije. Hanyuma nkurikizeho soya sosi. Iyi soya sosi mubona ni black, ni ya yindi ihindura ibara, niyo rero mise nshyiramo soya sosi. Iyi soya sosi ni ya yindi idahindura ibara, right, niyo nshyizemo. Iyi soya sosi yongera akagu cyane, murabona ko bise binahinduka, birasa neza, biri guhumura mw'abantu. Ibi biryo biri guhumura, umva muzabigerageze bino biryo pe. Umuntu utarajyaga ateka umuceri uvanzemo n'imboga, cyangwa afite ukundi ukuntu yajyaga awuteka, azawuteke gutya. Uyu muceri mubona rero natetse, ndaje nkubereke nawo, ni grene, ni wa muceri nyine uhira hagati y'iminota 15 kuzamura, murawubona. Ntago baba barawukoboye cyane uyu muceri mureba, dore utekwa umwanya muremure, iminota hagati ya 13 na 15, ariko iyo kubera mfite abana nyine baba bakeneye ibintu byoroshye, uwuteka iminota 15 na 20. Aha rero nkurikijeho gushyiramo wa muceri mwawubonye, kandi icyo nkundira uyu muceri ushya wibara, ntago uba nk'ibipondo, ufite nagu, uranaryoshye cyane. Nanabashishikariza ku bantu bifuza kugira ubuzima bwiza, niko nabyita, cyangwa kwirinda nk'umuntu uhura n'ikibazo cya constipation, namugira inama yo kutajya arya ibintu by'umweru cyangwa bikoboye cyane, yakwibanda ku biryo biba bifite fibers nyinshi cyane. Nk'uyu muceri ni mwiza cyane, nta kibazo cya constipation wagira, kuko uri furu, ntago bawukoboye, ntago ibintu byinshi ntago babitaye biriho. Mwakoze kubana nanjye rero, naho ubutaha, bye bye.